mwiriwe inshuti zacu dukurikira hano kuri Murango Rwanda, tubifurije pasika nziza nubwo ibura iminsi mikeya, ariko tubafitiye amakuru meza n'ibisanzwe. Dufite ibitabo by'abana hano kuri Tea House aho dukorera muri Kimihurura. Uyu munsi tukaba dufite n'ubundi exhibition y'ibitabo, nk'uko mubimenyereye turimo turashaka kugira ngo tubagezeho ibitabo by'abana muri izi vakansi, muri ibi biruhuko, abana babashe gusoma ibitabo. Cyane cyane turashishikariza abana kose gusoma ibitabo by'ikinyarwanda, udukuru tw'ikinyarwanda. Abenshi murabizi udukuru twa kera n'utwo dukuru wicara ukibuka, ukumva wadusubiramo, ukumva wadusoma. Ibitabo birahari rero hano mu Murango Rwanda kuri Tea House aho dukorera Kimihurura. Ni karibu. Turagurisha, turakodesha. Ushaka gukodesha ibitabo uraza ukiyabonesha mu bisanzwe, nk'uko wajya n'ahandi ugiye gutira ikintu ukiyabonesha, hanyuma ukajya utira ibitabo by'abana. Dufite ibitabo guhera ku bitabo by'abana batoya nk'uko mubibona hano. Aka gatabo ni keza cyane, injangwe yanjye. Aka gatabo gafite n'indirimbo yako, nayo wabona uramutse uguze igitabo urasikana ukabona iyo ndirimbo. Ni igitabo cyiza cy'abana bakunda cyane. Hari iby'abana batoya, hari ibitabo by'inkuru bisanzwe byo gusoma birimo amashusho. Ibyinshi birimo amashusho kuko abana bakunda amashusho. Aho kugira ngo umwana yirirwe kuri televiziyo areba cartoon, wajya unyuzamo ukamugura n'ibitabo nabyo akabireba akabisoma. Dufite n'iby'abakuru birimo inkuru ndende, abana biga muri primaire bamaze kumenya gusoma, bakunda udukuru, ariko nabwo haba harimo amashusho. Dufite ibitabo bitandukanye, dufite na za roma, dufite ibitabo by'icyongereza, ikinyarwanda ndetse n'igifaransa. Ariko rwose turashishikariza ababyeyi muri ibi biruhuko abana bafata umwanya wo gusoma. Turabizi ko kenshi abantu baba bavuga ko ibitabo bihenze badashobora kwenda kubyigondera, ariko inkuru nziza ni uko amasomero ahari mu Rwanda, muri Kigali cyane cyane. Twahera no ku isomero rusange rya Kigali, rirahari. Uragenda umwana agasoma ku buntu ntacyo bakwishyuje. Wenda washaka gutira ibitabo ukaba ariko wishyura abonoma. Ni kimwe natwe rero, natwe nubwo dufite ahantu hatoya dukorera, ariko turashishikariza ababyeyi bose batuye hano hafi cyangwa abatuye inkengero za Kigali na hehe, ushoboye kuhagera ko yaza akigura ibitabo. Twabise kuri make cyane kugira ngo duhe abana pasika, duhe abana ibiruhuko. Karibu rero ni muze tubadabagize rwose abana basoma. Ubundi kuri pasika tuzi ko abana benshi bashimishwa no kugurirwa imyenda cyangwa se ibikinisho, ariko hano muri Murango Rwanda basizeho umwihariko w'ibitabo kugira ngo niba ushaka ko umwana wagaragara neza, aba smart, yambara neza cyangwa se akagira n'ibyo bikinisho, ni byiza cyane. Ariko iyo wongeyeho igitabo hari ubumenyi bwinshi yiyungura, kandi igitabo nacyo ni impano nziza ushobora guha umwana kuri pasika cyangwa se no mu biruhuko cyangwa no mu yindi minsi. Si ngombwa mu biruhuko cyangwa se mu minsi mikuru, nubwo yaba ari iminsi isanzwe. Iyo uguriye umwana igitabo nawe ukamubwira uti dore umwana kuri uyu munsi, abana bakunda gusoma. Tujya tubagira hano cyane, ugasanga nko ku munsi wakiriye nk'abana 80 baje ngo gusoma ibitabo. So abana bakunda gusoma, bakunda ibitabo. Twebwe rero nk'ababyeyi dukwiye kubashishikariza, dukwiye kubafashamo. Ya myenda waguraga bishyashya wenda ugakuramo ukagura igitabo, bya bikinisho waguraga bishyashya ugakuramo ikindi gitabo, ndumva byajya binezeza abana. Ni karibu rero, tubahaye ikaze kugira ngo muze tubahe ibitabo. Kandi twigisha indimi Kinyarwanda, twigisha Igifaransa n'icyongereza, ndetse abana bashaka kwihugura muri izo ndimi n'abakuru turabakiriye. Murakoze cyane rero, ni karibu muri Murango Rwanda. Turakora buri munsi kuva kuwa mbere kugeza Cyumweru, kuva saa 2 kugeza saa 12. Ni karibu, turabakiriye. Mugire umunsi mwiza.